abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko babaza aho Kristo azavukira. Ahari umurongo wa 5 aravuga bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyuda, nuko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda ni ukuri mutoya Amen. 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 Haleluya. Abarambiwe haleluya. Amen. Nababwiye ngo mutuze. Amen. Abanyabwenge barameze bageze ngo kwa Herode babaza Herode ati umwami w'abayuda wavutse ari hehe? Hanyuma Herode ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Amen. Bahagarika umutima bagira ubwoba baravuga ati marayika aramubonekera. Marayika abonekera Mariya ubwo yari arimo akubura. Nuko marayika amaze kubonekera Mariya afata urugendo rurerure ajya gusura Elizabeth. Mariya afata urugendo rurerure ajya gusura Elizabeth. bararamukanya. Hashize amezi 3 Mariya asezera kwa Elizabeth. Mariya yasezeye kwa Elizabeth. Mu gutaha Joseph ahura na Mariya mu nzira idari nkuru. Ntumbaza aho yarayikuye. Bararamukanya. Ntumbaza iyo nda aho yarayikuye. Ubwo namwe mumbaza ndaza kubabaza. Joseph yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Ababaye cyane. Kuko nawe ntabwo wabana n'umugore ufite inda kandi utarayimuteye. Yigira inama arijujuta aritonganya. Aravuga ati njye sinashaka umugore ufite inda kandi njye ntawe namuteye. Marayika abonekera Joseph mu nzozi. Marayika yabonekeye Joseph mu nzozi. Ati Joseph witinya kurongora umugore wawe kuko inda atwite ariyo Mwuka Wera. Joseph afata umwanzuro wo kujya kureba Mariya. Reka njye kureba umugore wanjye. Ati si umugore n'Imana yishimira. Ati umugore nakunze rwose. Wanza wenda yisubiyeho turebe ibyo ari byo. Turebe ibyo ari byo rwose. Baraganira wenda ari bwisubireho kuko marayika yamubonekeye. Ako kanya haca itangazo riva kwa Kaiza Augusto ivuga ko bagomba kujya kwibaruza abaturage bose. Subiramo itangazo rivuga kwa Kaiza Augusto rivuga ko abaturage bose bagomba kujya kwibaruza. Nyuma y'iryo tangazo abaturage bose bafata inzira bajya kwibaruza nk'uko byari byatanzwe. Bagiye kwibaruza
kwibaruza abaturage bose baba mu gihugu cya Kaiza Oristo, abaturage bose baragenda, abaturage bose baribaruza. Ubwo ni amasaha kandi y'umunsi yakoraga. Baribaruza amasaha ni karimo akura, ndetse na baribaruza. Wibuke ko na Mariya na Yosefu nabo bari bagiye kwibaruza muri bya barura ryatanzwe. Baribaruza nuko banasigaye inyuma abandi batashye. Ubwo bava kwibaruza, inda ya Mariya nayo yari ikuze, nibwo igise cyamufashe. Igise cyaramufashe. Ndabona baganye gusaba icumbi. Bagiye gusaba icumbi, umuntu wa mbere katurebe. Umuntu wa mbere arabashwishiriza ati nta cumbi hano rihaba, ntabwo ari bashinzwe gutanga amacumbi. Bagiye kuwa kabiri. Umuntu wa kabiri we yarabarebye ati mupfe kujya mu kiraro cy'inka hano hirya, wenda niho twabonera umwanya, twe ntabwo dukodeshereze nuko bajyamo onye. Baramwegera bajya mu kiraro. Bigeze mu masaha y'ijoro nibwo umwami Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka. Niho Yesu wacu yavukiye. Yesu niho yavukiye. Yesu abaravutse. Yesu nuko yavukiye mu kiraro cy'inka. Mumukomera amashyi. Yesu yavutse. Yavutse kubwo kuducungura. Yesu yavutse tumuhe impundu. Yavutse Yesu yavutse.